Ubuzima bwa high school ni urugamba rutsinda bake. Akenshi hari abadaha agaciro ubuzima tubayemo cyangwa twabayemo bwa high school. Ugasanga akenshi mu miryango yacu twahawe akato bitewe n'ibishuko cyangwa amakosa twahuye nayo. Bigatuma icyizere ababyeyi batugiriraga kiranga bitewe n'ibyo byose. Gusa hari icyo nibaza. Ese nitwe bibaho gusa? Cyangwa nuko ubw'ababyeyi bacu byabagaho bakaba bigiza nkana? Gusa wowe wanakarije icyizere bitewe n'ibyo wumvise, nanjye sinjye mba numva nshaka guhinduka. Ubuzima bwa high school ni urugamba rukomeye. Chérie, ufite akarangi keza. Merci bien. Siko mbona ugiye muri telefone nakushaka kumwitaho. Wowe gukomeza umurego. Chérie ninde? Ni karibu ntago hafunze. Mu yakaguru. Melanie, ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe nsanzwe nzi? Ariko barabivuze kuko uri umuntu ni mugari. Hanyuma se umuhungu wowe urahangaho mariki? Nako cyubona icyuma ndiho ndakibona da. Melanie ndagiye. Sinshaka kumva ijwi ryawe. Usigaye n'inyamibwa yawe. Melanie none ndapfuye pe. Hasi uvishwe n'iki? Isuko muri ubwoba. Nawe suri aragukanga. Akomere nuko ari musaza wawe. Ndetse bivuze ko ari musaza wanjye. Akomere nuko ushobora kunyiruka no mu kigo. Hava mu kigo magenda. Uvuze ngo akwirukana ntabwo bishoboka. Aho kugira ngo ugende ninjye wagenda. Kana none kameme yakwirukana se hari icyo wakoze? Aya baby tuza. Wigira ubwoba icara hamwe utuza. Izo ufite niki? Nse ndatuza gute? Nise cyatuma udatuza. Uriya no watuma udatuza. Kandi Melanie. Ntabwo mbikunda. Calm down. Sibyo. Sheri hangana. Tuza uriya ntagutere ikibazo. Baby. Watuje ikibazo ufite niki? Nese kutari wambye ko ari buzi ubundi. Tekana nari ntabwo nari nzi ko ari buzi. Sibyo. Wetekana ndahuye ngo wo kugira ngo uve muri kiriya kigo. Ngiye ntanakivamo kandi kabemo nta cya twakoze. Hari cyagufatiyemo se? Wari tuza manira aho bebe ndabona arimo arahamamagara reka mwitabe numva icyo nshakira. No. Alo? Animateur? Ko ninjiye muri cya gipangu wambwiye ndi kubona urugero ahantu hari urugero rw'icyatsi n'ahandi hari icyatsi kidahiye neza. Sawa nahabonye. Oh, bebe nezete. Kwa mubeye. Kuboko. Wapariko. Nezete. Nari meze neza kubera ko wanze kumpobera. Nise numva utubaraga ducitse. Gerageza umpobera ariko ngwe. Imakariwe n'icarire mu nzu. Sinikira. Iwanyu n'abakuru bawe.
bagutoje guhura ngaho karibu basi umeze neza se Msani matebe neza biri. Shano kuri ni sawa. Sawa mai gatebe ni. Kurasa neza agatebe. Oya intebe hano ntazihari urumva. Ariko nyine wajya mu cyumba harimo uburiri ukaba wicayeho nta kibazo. Komanda shani matebe ntabwo najya mu cyumba ego komanda. Murarega nta binyabwoya noroye. Ahubwo ngiye ntabwo naje kuryama naje kugusura do. Ndabizi waje kunsura ariko mfite wo kwicara ni hariya. Erega reka nkubwire intebe zo muri no minsi nari mfite intebe zishaje urumva. None narazitanze kugira ngo bankorere izindi n'ubu none ushobora kujya kubona ukabona baba bakarani bazikorera barazizanye nase nta no muturanye ngo mutire intebe oya sinjya nizera abantu b'iyi minsi ushobora kumutira intebe ugasanga yasizeho ibintu bishobora kuduteza ibibazo bari ukwicara erega nta n'ibi nese n'ukuri nta kibazo uwo murasubise ko ndi umuntu w'umugabo nta bibazo byanjye ni kari bariya wicaye ku busaswa nibwo mfite mu kanya ariko intebe zishobora kuza ako byaneza ubundi uko byatinze kunzana intebe zanjye di amakuru y'imisi se neza umeze neza aho mu rugo baraha mu rugo se kandi ubizi n'ahantu uvuye shabura nari maze iminsi nkurota nkabona wabyibushye ubundi nkabona wananutse gusa muri ino minsi ndabona natasi shake uvuye mu ikaye nkubwire Hari se kandi haryo suri mushyashya ndi mushyashya kubera mba ndashaka kubaza iki kigo wakibonye gute ikigo shara we nabirenze byacu kubera iki mbaje gutya ubonye nabirenze shana ukuri kubera abahungu bo mu kigo se none nyumvira witetse kambwire nta muhungu muzima ndabona hano sure ya none haragaho karetse kuza kumvugisha ngo nimba yitwa Maurice nimba ari ngo ni Doye wa hano Doye akakuvugisha wowe ase kumva birenze Doye yarakuvugishije umunyeshuri we wanda usana muri iki kigo none uvuga ngo nabirenze ariko yabwiye ko ari Doye uvuga ngo nabirenze ako mana yanjye tayi française yacuruza koko kurero bawinte hambashije kumera ese iki kiri gutaka kuvuga ibyo bintu byose shake kambwira ndakumva ndikura nawe mera mbikubwira shara umuhungu nabonye muri kigo ntabwo nzi ngo yitwa nde akoma namwonge ndamukunda birisere nibwo nabonye umuntu muri kigo nkavuga ati ndakunze pe uri mu rukundo ubwo ruri kugumana akomara yagase nakwese nta muhungu muzima yigeze mbona hano habe n'umwe pe mva sinzi uko nabikubwira ako nzamukwereka sinzi akunda gucurira numva nyine ubona ari umuntu w'umustar ukuntu abagenda asuza abantu mu kibuga ahantu hose mbese yiyemeye nawe mva bari hatari gusa nyine ndamukunda ndamwikundira pe nkunda vibes nuko nabuze wamera ngo mbimubwira none ikintu gukundira wowe urumva ushize baransuhuje bahita banyogeza none uyu munsi waje ahangaha imvura iragwa ngambwira kandi kantu ka darunzaniye aha ni mateno kabeshye oya ariko shaso wajyumba barukaga kunyita icyo kizina kuko izina ry'ababyeyi ngo ni mucutse umwe imbaraga none nawe uri muranyita ni materi hano ntabwo turi ku kazi ahangaha turi mu rugo nese ni matero kugira ngo utirize bisubiyemo kandi nuko ishaka akazina keza nyine twatuzina twiza nyine nawe nyine gatekereza akubona nkwiye nyine cyane materi ntabwo nzongera kuri kwita narebe iyi kanyite nyine kamumagare shana hani yego shashe nicyo mukundira rero urumva ntago kabura ukunda bizora sobanutse se wendari bate nguri kumva naze yumwamaga ngo hani nkazajya mbishoboza uzi ukuntu kavuga neza kavuga ko cyutaririmbye di niryoje kubera iki nukuri ngenzi cyera nari mbizi urabizi kuririmba ushaka ko muririmbira urabizi ko ntacyo nta kintu nagukorera studio ushaka tuzayijyamo ego nukuri merci benchini komana we shati sobaye keza oya ndiri kufonera sana ariko rabeshya Siko buri munsi mbona hagiye ubakeza muducyo ubundi bose agona ko nashizemo nananutse wananutse ndi kubibona ariko ko gataye nakubwiye ko ariko nkunda gataye nakabanyakoreye ese amakuru y'iminsi shameze neza nta kibazo
hako disi nakurangaranye kanuzana akantu ko kumasi byose nta kibazo ahubwo mbwira nzabyenze shareka umbwire rero sibyo njye nakubeshye nta muhungu ndabona mwiza hano gusa nimba nyine wumva ariko sinzi njye ndumva binsegeje ahubwo hey meze mute se tumeze neza wowe jamani refresh to uriya umuhungu nakunze ntabwo wabyumva winseka mbonye ite ako rero wakunze uriya muhungu naramukunze ubu nasitabishya wamukundiye iki mbara mbwiza ngo nkunda vibes ntabwo ubibonye ari kuru ntabyo ubona wowe rero reka nkubwire sibyo wenda sinzi ukuntu uri bifate gusa nimba wumva nyine kwihangana byakunaniye genda umuvugisha ungira inama yo kujya kwiteretera ntabwo ari ukwiteretera ntabwo ubwiye ngo witeretere nose kankubwire sibyo ugiye ukamuvugisha ukamusuhuza bisanzwe uri kumva ari ibintu akabahungu urabizi ukuntu baba bameze buriya arahita wanjye genda uceho bisanzwe umere nk'ugiye ntawe nk'uko aduciyeho and then umusuhuze hari kuko ndaherahe nawe wasanga yaragukunze nyamara utabizi nose ubonye ukuntu asa akwirebesha hano ngende ndeba gusa mfite ubwoba sinzi ndaherahe genda umusuhuze urebe nawe nimba hari icyo wenda ngende ndebe sa nibankatira uzamenye ko nyine ari wowe biteye mbamba yako genda uzihita unera story narumiye ko wow Timate ndakubwiye ko nkunda kamera ndabizi narakubwiye ngo buri gihe nkorose kandi ngiye urabizi nkabye inzozi ngiye narose wowe hita ndota n'ibyo ukunda byose mama ikanuze nkakangaka nta kibazo oya kamwa ko neguriye narize nakanda we yinywa ko ngako nakangaka nakora bintu nase wowe ngiye se ngiye ngibyatabinyica urankunda kasha musaza Melinda Melinda nagisembuye kamwe wenda n'ukuntu yemeza ariko ngiye buranikundira kasha musaza buraniko kanje akazi se nogera mu rugo baze muzehe mate kubizinga ari papa mfite na papa oya ndavuga umusaza nasanze muri kumwe muturanye na murugo sirahazi koze kubeshya nararose ndota inzira ivi wanjye igenda ikagera iwanyu mu nzu neza umuntu uzi mu rugo ni master wenyine na n'umunyeshuri n'umuzi mu rugo sibye master wenyine master yaje gusura aguzi ibibazo nari ndimo bwa mbere nyine cyagiye mama warwaye bya bibazo byanjye na wa mix wanjye uyimbabarira utavuga iranjije irariye tunashaka ko tuba tuvugana gatoya
Eto. Aha. Ne. Uramwe ngo tuvugane. Sibyo? Bayinterprene. Bayinterprene. Okay, nanjye yitwa Yuri. Naho baguze. Se wagere. Bantu no kuzana mu biganiro byacu. Ugireka gufuha ariko. Wagireka gufuha. Oya. Kira cyane uko cyari kigiye kumpesha amanota maba ariko muri medike. Yari umwana mwiza. Yari umwana mwiza nyine. Ko nyine twagize ibibazo kaza kuba kuriya nyine karangira kuriya. Hako ubu ngubu nyine naramwibagiwe. Uri kugenda urushaho nyine kuba keza. Erega hano mu nzu haba harimo n'Imana. Buriya ni nayo mpamvu uriya mavuta y'Imana yatangiye kumeneka. Niyo mpamvu uri kugenda ujya ku mucyo. Ahubwo wigumira ahangaha. Sikuntu buramba numva twana kwigumira. Ngiye gume hano? Nta bibazo na bike nzongera kwishyira mu buzima bizatuma mama wanjye nyine ababara. Gusa uburangiye byibona ni nk'ikibazo. Mama ndamubabaza. Nta nubwo ujya ubibona. Aho nagiriye muri kiriya kigo cya Highschool nyine namute umva yari afite ibiro hafi 90 ariko yese asigarana 70 bitewe n'uburyo namuzongaga bakajya kumva aramagaye kwishinga umwana wawe ngo ibiki n'ibiki master kaza mu rugo cyane ngengeze ngo mbona buri uzi ko wakora umushinga gute ukajya uzonga abagore bafite ikibazo cy'umubyibuho ibiro bikagabanuka buriya mama wawe wamugiriye neza ahubwo nese mama namugiriye neza ukomeza umuzonge ibiro bigabanuke kuko buriya umubyeyi ufite imyaka nk'iya mama wawe yafite ibiro byinshi haviramo indwara nyinshi ibintu by'umuvuduko undi kera nyine yarambwiye ngo ukuntu nanganaga ngo nyine ngo nuko nakubyaye nkagira ibibazo n'ibingibi sinzi ukuntu byagenze ubundi sinjya amenya ubuzima bwa mama situation yaciyemo za papa nago nzizi nyine we ubwe yanyibwire yuko byari bikomeye ku buryo yatakaje ibiro bigeze muri 5 ngo ubundi yarabyibushye nyine nabuze impamvu nyine dore ko ngana magara mata nabonye umushinga ugiye kuduteza imbere none se ore namahoro uracakira amahoro okay like namahoro ko numvaga nyine najyaga nkubona ucana gutya umva nyine ni triste twona kuvugisha ari birenze se magende ikiri mani ndaciringa n'abantu bose nabikubwiye sinzi nimba bigeze kukubwiraho umuntu woroshye ubuzima mani ahubwo se ntago numvaga nyine ukuntu waza ukambwira mani ngo uracaka tunumvise binungo bitewe no kuburyo ndi kukubona mani sikuntu ureze se like nanjye nyine nkunda vibe zawe najyaga nkubona uca nk'abati nyine I wish nyine kuzakuvugisha tukamenyana cyangwa like niyo nakuvugisha gutya gusa bikarangira